musukaho tuzi gutya nkamusukaho namubwira ati sheri hano hatumena hano gutya nkatumena hano twaryamana uvuze ukuri iyo ni 10 ku 10 twaryamana yego amanota ari kuzamuka twaryamana byarangiye nyine tukaryamana tukongera tukaryamana tatubaye ikaze kuri Miss Element muraho mumeze neza twabazaniye umusitari noneho hano reka tumuhe ikaze Kanyombya. Okay, reka dukomeze aho ngaho tuvuga tuti rero ni igihe cyo guteza imbere bagenzi bacu bihangiye imirimo bakavana amaboko mu mifuka bagakora aho kugira ngo uzabe indaya uzamubandi uzanywe urumogi uzanywe mugo ushaka ibintu bikuyobya nangwa se bishobora kuba occupation no kuvuga ngo ibintu bishobora kuba bigusigasiye yego ngo rero niyo mwanya wo kugira ngo tubateze imbere uziko ufite ceno Kanyombya Empire Kanyombya Empire turi tayari twebwe gukora iki guteza imbere amacene yose y'urubyiruko ashobora kuba yari hanze nangwa yari hangiye nuvuga ngo rero igihe kirageze ariko ejo bundi twari mu kiganiro hamwe uvuga ngo ufite imyaka 20 yego niyo mfite niko kuri kabugeze mu myaka yo kurongora uvuga ko nta bagabo ushaka n'abagabo nshaka na boyfriend mfite no boyfriend maze kubaza cyane turi mu kiganiro nge nawe boyfriend ni umukunzi boyfriend ni umuboyi ukora mu rugo akitwa friend akita friend ni umuboyi ukora mu rugo akitwa friend nuvuga ngo abo bantu nibo be niba afite neho da boy friend boy n'umukecuru nangwa se umubyeyi wita umwana we boy burya nawe umuboyi ukora ku nuko noneho aho ugeze rero nukuvuga ngo ukaba wizeye ko ufite uwo muboyi wawe friend ni byiza cyane no boyfriend batubwiye ko ukonje ndakonje uwo boyfriend wawe ngo agomba kuza yashyushye nta kuntu ushobora gufata frigo wishyire Biriya babyita frigidaire banzimye kandi nkonje akonje ni umufrigidaire nge umufrigidaire ngo ndi umusazi uri umufrigidaire ngo ni umusazi frigidaire ni umuntu ukonje nshyushya nyine wingoraho ukonje umubiri wose nshaka ko nshyushya ngushyushya se ndi umugabo wawe none se Kanyombya kandi ni ngushyushya ntabwo ndi amakara ntabwo ndi gaze ntabwo ndi izuba ntabwo nuko kwezi kudashyuha nako sinzi nako ni frigidaire abantu bitabari bikonja riva niko babivuga rikonja riva nangwa se ugomba kuba ari abantu bita babagabo bakabita ngo ni ibiremba ari ibiremba ngo ni abagabo abandi sinzi reka ndebe uyu mugabo umamagaye ndakuzimya ni indangamirwa ntabwo ari indaya ni umuntu wasaze nawe se ujya mu ndangamirwa Kanyo ntabwo njyayo kandi yubatse bitwa banzo nibo bajyayo ntabwo uyu nguyu rero bashaka kugira ngo tumenye ubwo bukonje ufite warabwiyemereye sibyo ngenda konje urakonje ni ibintu niyiza ko rero nta mugabo wabyemera kugushaka umugore ukonje uvuga ko nari kuzakorera umuranga ariko ndabona ngasanga ubukonje nta mugabo wabwemera yego none se wajya muri frigo ntabwo najya abantu bajya muri piscine bakoga abantu bakajya muri lake bakoga mu Kivu bakoga muri Tanganyika koko wajya muri frigidaire muri frigo wahita byahatari arabizi Kanyombya yoga mu kiyaga ariko rero ureka adakora impanuka ngo hava adakora impanuka wasaya abagabo ni ibiremba babita ibiremba badashoboye uyu akaba ari frigidaire akabita ubukonje aho nurwaye intinyi hajya oya naba ngenda agasugi ubwo busugi nibwo baguteye ubukonje se banze none se abasugi bose baba bakonje ntawo biterwa n'iki biterwa nyine naho wavukiye cyangwa ubusugi ufite ubwo aribwo rego biterwa n'icyabiteye hagati cyabiteye ugasanga ari kunuka igikara nawe sinzi ko abona umugabo ni ngombwa ko ndubura n'umuntu ugasanga umugabo aranuka mu kanwa niba ari amenyo niba ari ururimi katwumve kunuka mu kanwa nyine
kanyombya arahumura none ibintu namubajije namubajije uwo ese mugabo waretse ngakumvira utaza kumusoma ntabwo ngusoma uriya mugabo uzagushaka reka turebe umugabo uzagushaka ni igiki wamumarira hari ahantu avuga ati ndabyemera nemeye ubu uko abana n'ubumuga bw'ubukonje sibyo abaturage bari kutwumva abana n'ubumuga bw'ubukonje abana ariko niba ari ubumuga bwo guhumura nabi bwo kunuka urukara n'ubumuga bwo kunuka mu kwaha abana n'ubumuga bwo kunuka mu kanwa none ubwo bumuga bwose ngira ngo ubumwe ufite ni ubw'ubukonje aha data aha dawe hari umuzandiko sinshobora uramenye ntabwo ngiye kugukora hari ko tuzi ahubwo niwe urwaye n'iyi ugira amababa uretse gato mwerekana simba ngiye kugukorera amababa gutya nakangaka kanyo ufite n'umukwaha habi noneho hari ugira mu kwaha heza se bari buharye aho hagera zaharume turebe zaharume ubu se uko hafite hahamaze iki baruma muri ubwo kwaha gukonje nuko noneho ikintu ngiye kubona nk'uwo mugabo naguciye mu buryo uvuga uvuze ngo mu kwaha ngo habi niba uko umuntu wateye muri komenti ngo ufite mu kwaha ngo nzashyiremo indimu narasetse nenda gupfa uwo ni umuti bantu bose bazi banuka mu kwaha hoya ngo nuko ari urukara mu kwaha abantu bose muzi ko munuka mu kwaha none ntabwo uri kumva ujya gukaraba muri dushe nuka mu kwaha se uri kunuka n'ubundi winsebye kanyo buretse gato nujya muri dushe fata indimu usige mu kwaha ntabwo ari aho gusa usiga no mu ntege zose hanyuma ugasiga no mu ntanu mu ntanu abazi kumva abazi ko barahazi mu ntanu ni he kanyo indimu iraryana mu ntanu ni mu ntanu nyine ni ugasigamo mu ntanu nyine ni mu ntanu hashake nangwa uzabaza abantu babizi kuvuga ngo rero ugomba kwisiga indimu imara bwa buntu bwo kugira gute bwo kugenda uhumurira inzira bwo kugenda nukira inzira unukira abantu okay mwabyumvisha abantu mufite mu kwaha aho mukaranganya muzabikora ntabwo mbizi nanjye ubwo ni karite niyo mvuze kandi nshingiye ku myaka umaze muri ibi oya nshingiye muri uyu munuko ndi kumva aka kanuko kagahuyu oya simbizi sinjya ngoza ntabwo namwoza ndashaka kumubaza rero uyu mugabo aramutse abyemeye kuko ngo ibyaye ikibazo irakiri gato akemera ko mujya muri dushe wamumarira iki ni ikihe kintu cyatwereka ko umugabo umufitiye atari irari n'urukundo namusoma kumusomera muri dushe hajya ni muri dushe uvuze nibagiwe nkunda kwibagirwa sinzi impamvu muri dushe nyine najya musukaho tuzi gutya nkamusukaho nkamubwira ati sheri hano nkatumena hano gutya nkatumena hano mugeze ku meza namubwira ngo bon appétit oya ahantu heza ni tubyere ku meza nibamara kuva ku meza turajya mu cyumba tu ku meza nategura ku meza namara gutegura nyine nkamwarurira hari abantu badakunda gusangira nanjye nkunda kwisangiza ibintu byo gusangira simbikunda nyine nkamushyira aho ngaho nyine ku meza nkamubwira ati sheri bon appétit yes tukarya bon appétit yes ko nigeze kumva ngo uyitamika abagabora nanamutamika nyine ko bagira imbwa hoya nategura ameza nkanamubwira ati sheri nkamutamika ati kangutamika mugira bebe kamugira imbwa nose watamitse umuntu mugize imbwa uragatsinzwe ikindi rero ndashaka kugira ngo mugere mu cyumba tuvuye mugiye kuryama tugiye kuryama ukatwereka igikorwa akorera umugabo wawe twaryama none mugabo nawe ninjya mu kiganiro dushaka kuzamura twaryamana uvuze ukuri iyo ni 10/10 twaryamana yego amanota ari kuzamuka twaryamana byarangira nyine tukaryamana tukongera tukaryamana urabyumva ute kuryamana twongera tukaryamana twaba turyamye neza turyamye gutya oya ntabwo ari ibyo oya wirinyereka ntabwo ari gerugero nuvuga ngo oya aseguma hamwe utasiga ukwaha ushaka usiga ukwaha nyine twaba tumeze gutya basi ese reka ntabwo ndi kukamera ngo mu meza none se uragira ngo hari umuntu
reka tubahe example reka twagitinge example ni ntabwo example ari urugero ubwo tube mu cyumba nta cyari cyaba ubonye zero oya twaryamana oya ubonye nibuze tugoye amanota namupfumbata oya wikongeraho utabona amanota yapfuye twamaze kuyangira okay it's okay turashaka kugira ngo mujye mu nzira rero mujye mu nzira mutwereke icyo mushobora gukora muri mu nzira mugendana mugiye ku isoko nangwa se umuherekeje ku kazi wabigenza ute nyine yajya imbere nanjye nkajya inyuma kuki se umugabo urashorerana se muri he simbizi ni ugushorerana se imbere kurakajya muri imbwa se nyine twagendana gutya nkajya ni ngo ni bayi iki icyongereza kiraje niba ari bayi nkuku bayi oya niyifata tasigukwa bayi kuku ibyo ndabyanga cyane kandi nakubwiye ingero zawe nyinshi karite yawe nawe ikubwiye utanyereka urugero kuri jye ahubwo wowe tubwire ujya inyuma kubera iki okay najya imbere wajya imbere none se muryamye wajya inyuma nangwa wajya imbere najya imbere ikigabo kikajya inyuma mugize imbwa ahubwo uramukunguriye agomba gupfa akavaho gwiki reka turebe rero niba mugiye kuvoma se mu mugiye nko kuvoma ya kuvoma se kuvoma ibiki mugiye kuvoma amabido abiri kuri robine nde watumundi ninde yakwituma umuntu yitumuko nuba ngo ninde amabido wayazana ukayazana byagenda gute mugabana amabido ari abiri amabido ari abiri twajyanye kuvoma byagenda bite nabigenza mute twavoma nyine nge nawe mwamara kuvoma tukikorera tukagenda n'umugabo akikorera none se yabuzwa n'iki kwikorera umugize imbwa agomba kwikorera amabido abiri ukagenda umushoreye nkagenda mushoreye yakikora amabido abiri kuko niwe nyiri imbaraga wese hari imbaraga ufite niwe nyiri imbaraga sa none imbaraga rero bishema ngo niwe nyiri imbaraga sa buriya afite ukuntu zimutumaho ni ukuvuga ngo rero agomba kwikorera amabido abiri kuko wowe ufite imbaraga nkeya none se imbaraga ufite ni zimwe gusa nyizihe kuko sometime ushobora kumunesha akaba yakwahagira aho iyo terime yavuye sometime byari byagenze bite ntabwo abizi abwirwa benshi akumva bene none rero ngo sometime haje ngo sometime ni ibiki sometime ni imodoka ifite amapine ane ariko kuva Nyamasheke njye nzi ko sometime ari buri mwaka yego ni sometime cyane sanitizer ni sanitizer ibi byo kuva Nyamasheke hanyoka nkubaze urumva uri muri agent umva nkubwire uri muri agent okay it's okay nshaka kubaza nshingiye ku myaka umaze muri ibi bintu nta myaka ngira none se ugira iki mpinga kuva navuka mba ndogadada soko none se nshingiye nyine ku myaka umaze nariye akanyama usibye ko badahinga inka ntabwo bazihinga nta nyama bahinga ariko imiceri bahinga nari inyama by'umuceri njya n'ibishyimbo bike ibyo ngibyo iyo myaka nari nyifite nanayiguze n'ibindi birayinguze ibiro 6 ibiro 10 mu rugo birahari nasona nyine nshingiye ku gihe umaze igihe maze se napfuye abamaze igihe ni abapfuye atangira icyo gihe akageza igihe arangiza igihe yamaze ibihe yapfa nta kundi nose hari ibindi bikomeza nasa ngo baze ngo iki bazi ibyubaza none se rubaza ibintu utazi ntabyo nyine none se buretse gato ngiye nshaka kuba ufite imyaka ingahe mfite ibirayi ufite ibirayi none se kumubaza imyaka ari bidanje nabiguze si imyaka si ibirayi ntabwo ari imyaka nabiguze 6,500 ibiro 10 wavutse 2 kangahe wavutse igihe kingana iki naguze buretse ibyo ni biki naguze Kinigi igura 650 ariko hano igikondo ni 500 ese ubwo kinyo kavuyemo ujye ushobora gusomana umbaje guki wavutse 2 kangahe wavutse 2 kangahe none se ko Yezu yavutse muri rimwe niba ari muri rimwe muri kangahe ubu nashaka kumbaza ngo yavutse igihe navuke simbizi n'igihe maze sinkizi n'amasaha sinyazi ubuse ni sangahe ni saa 6 saa 7 ubu ni saa 6 ko bigikomeza biracyakomeza aho bigejeje ntabwo ahagarika ngo ahagarike tubuye tubize saa 7 uri kutubeshya igihe wavuke ntubizi ndakizi nyaravutse 2
2005 yenda kabiri mu ziko wabibutse 2005 inyeshuru nkawe wabibutse 2005 ni 2005 navutse mfite imyaka 20 ubu se kugeza iki gihe ugeze ingahe kugeza iki gihe ubu ngubu tugeze kuri iri zuba riri kwa ugeze ingahe ugeze 20 none se mbwira igihe wagereye ku isi umaze izuba riri igihe wagereye ku isi umaze izuba ebyiri umaze amazuba 3 ubu se ni 20 ufite imyaka 20 2005 ufite imyaka 20 nge uzajya uza mu kiganiro bazaniye bebe simbizi n'aba bebe abanga umva nyine kanyo kuva wagera ku isi wagera ku isi nabaga heza yabaga mu nda mbere yuko ugera ku isi wabaga mu nda nibo wabaga mugenda baye hafi y'ibifu nangwa imyizima nangwa amara none se ni wavutse nabaga mu nda ahubwo ribagiwe ahantu nabaga naguhaze wabaga he mu nda hose ukaba mu nda wabaga ariko uko nibuka zirya mu nda wagushyira mu nda n'uriye mama waka reka ntabwo nabaga mu nda ngiye wabaga he nyine hafi y'ibifu wabaga he nshaka kumenya kuva wagera ku isi wabaga ese mbayo nari mbizi ndahazi ariko mu nda ni ihese mu nda ni hafi ya bya bindi twituma ntasano uko bitumira ha ariko ninde ubatuma akwitumye sinzi umuntu ubatuma rwose gusa kanyongewe ndakabonane n'Imana we ibintu uri kuvuga simbizi ugeze kuko ibiganiro bibaye birebire ubu ngubu tugomba kuba twahagarika ikiganiro tukareba niba kisigaje iminota 4 tukagera ku musozo 4 cyumva kanyombye niba hari ikintu ngiye kijya kinsetsa muka muvuyemo wahuye no wamuga akakuvana muka bikarangira ntago turi gusoza se dusoza ibiki icyo tugiye turi gusoza ariko kumva ikinyarwanda yo kuvuga ngo turi gusoza ndashaka ko turasoza agenda soza uri kurangiza ndamubaza ari kurangiza njye nshaka kumuririmbira agahinde indirimbira iki agahinde toka gahini aguti bamba oya iyo ndirimbo ntago nyishaka oya bambanye ku kavura umwete toka ntago ibyo mbishaka nese ndi kumubamba ubwo buri ibyo aririmba ahubwo uri mu Kinyarwanda akazana ibintu by'ubugoryi kandi kukuririmbira igihinde tubwire niba wemera bizakubere umuranga ariko ntabwo narangira umuntu ukonje ngo gucinaga ntabyo azi yaririmbe dore si bateti dore jahambaya hene kontaho toka nyoko tunatulahi benike tunatulahi banima tugushimira yuko de yahemeka urashaka kuzana ibintu by'ubusambanyi ntabwo oya ndareba kandi ndiko kuririmbira umugore wanjye abibonye avuga ngo oya arabizi ko turi mu kazi oya ntabwo ari mu kazi ntabwo ndi mu kazi kawe ibintu biri mu irari oya kanyo nase kugira irari hari ikibazo kirimo reka rero turebe ko twabaseza tukagera ku musozo bibaye saa 7 n'iminota yuzuye mu minota reka rero ese waretse nka kuririmbira ibintu byo kundirimba ndabyanze none rero reka tugere ku musozo tuvuga iyi channel ya Miss Helmet Miss Ele Miss Ele tugomba kwisigasira tukayigeza ahantu heza tukavuga tuti rero fatanyije na Instagram ufite yitwa Kanyombya Live igomba kusigasira Miss Ele channel tukavuga tuti Kanyombya Empire ese bunya nawe ugira cano Kanyombya Empire ni yawe nawe nawe tukagira cano reka rero tugere ku musozo dusezera tubabwira tuti izo channel na Instagram zigomba gusigasira zigafasha Miss Ele channel tukaba tubabwira thank you very